Alex areze kararemba none. Alex agiye ku muhanda. Alex yagiye ku muhanda. Ariko ni karibu yica dingi ni geto. Se ko mbona ufite ubwoba ngo bufite n'ubwiki. Oya nabyo ubwoba. Aha ngaha naho abasitari nta muntu ugomba kugira ubwoba. Kariboni rero bino wicate. Akareka wanjye. Twebwe ubuzima bwa geto tuba tubuzi banje twebwe shana. Se ko mbona ufite ubwoba wagiye yarakuburira hano niho ngiye nayo nicaye. Wigira ubwoba ariko karibu. Twebwe shana skuru twazibagamo geto. None uri muravuga ngo afite ubwoba nta bwoba ntabwo reka. Se kutari kurira uburiki. Genda ntugire ikibazo ariko. Ngira hari iby'ubwoba afite. Ko munzi. Nasashaka ko mwegera. Ese wakwicayeho hano n'ubundi ko nta kibazo. Cyangwa wanzi. Ubwo ndabona ngiye ufite ubwoba. Ahubwo ntiwongere kumbwira ibintu by'ubwoba. Urabona ngiye mfite ubwoba. Urabona ngiye nagira ubwoba. Akareka ntabwo wanjye ngira ngiye. Ibintu by'ubwoba wabigize birebire. Urabona ndi umwana wo kugira ubwoba ari ubwa mbere ninjiye muri geto ngewe. Ese Alex ko yatinze? Ngiye no kwigendera maze ubu ngubu. Gido. Namutegereje guhera saa sita none bimaze kuba saa munani. Wowe ihangane. Ubundi yagiye gukora iki? Wowe ihangane. Alex sinzi ikintu yagiye kuzana ku muhanda ariko arayikaza. Okay, nyine ubwo ngewe reka mbe nigendeye tu. Kuko ntago mo gutegereza umuntu nabona tu. So wabaye wihangane no gato. Ndabona igihe nategereje dore umuntu namutegereje guhera saa sita none bimaze kuba saa munani. Basi mubaza akantu. Akahubwo? Ugira shari. Kubera icyo bimbaza ubwo? Nimba bitakubangamiye se wamakamenya kawe. Ubwo se namba zihuriye he na sheri? Kugira nyine njye banze nimba nta shari ugira. Umyereye mu bindi. Ariko nta nubwo nigeze nkusubiza yuko ntawe mfite. Uramufite. Se ushaka kubimenya cyane kushishikarijwe nabyo. Cyane ko gusa ubona njye nakwikundiye. Gusa wenda nimba wenda byakubangamiye. Nta kintu byambangamiye. Si nimero ushaka gusa se? Okay. Nzi ngo hari ikindi kintu ushaka. Naza ndaziguhereza. Dore ni izo ngizo. Thank you. Uzagaruka. Gukora iki ubwo? Zongera udusure. Ese Alex ko umubuze ntabwo uzaza kumureba. Nawe azansure. Igihe cyose mba namutegereje namubuze. Nawe azansure kabisa. Ese njye ntabwo uri kundeba. Ubwo wazagaruka tukaganira. Ndeba iki ubwo? Tukaganira. Aha. Sinzi ahubwo icyo ushaka. Njyeraga nakwishimiye. Mu buhe buryo ubwo? Njye nabonye nta kintu utwaye. Ntusabaho umuntu ufite ikintu atwaye? Umusore mwiza, imbogari. Ibyo se ubirebeye he? Nabibonye. Wabibonye gute mbwira? Shana ukuri mva uri bogari kandi ubyumva. Nyine sobanurira wabonye ko ndi ibogari. Sindireka manze umunsi ntabwo uri umuntu kuko ntabwo uri kundeba. Kuba nakurebye se bivuze yuko nyine uhita umenya yuko ndi ibogari kubera ko nakurebye. Reka nkubwira wa musore reba ukuntu ungana. Mwagiye mureka kukuvuga nk'uko. Ubu ngubu tuvuge ko nta kintu wanyamurira. Nyise n'imbwa. Gusa ntabwo wambonye koko. Ndetse njewe. Ako se wa musore uru rugo bigeze aho. Njyewe mu rugo barambujije. Barakubujije se ubu ngubu imyaka ufite niyo kugira ngo usinde. Ntabwo ariwe naje kureba mbabarira. Kigiye mane asumva nkubwira. Ayambabarira njyewe. Umva ariko mubwira. Asura abona ndi umukobwa mubi basi. Yego. Ntawe nzi kureba abakobwa beza n'ababi.
numva nkubwira oya ihangane basi mu buzima ntabwo ndabona imbwa nk'izi ntabwo ndazibona pe umva nkubwira wa muhungu bitewe n'ubureshi ufite n'ukuntu ungana ntabwo waba imbwa bigeze hano ni ukuri Alex njye Alex utamubonye ese njye ntabwo wambonye ntabwo wansanze niwe naje kureba we ntabwo nari mbizi ko hari ahubwo njye ndabona utangiye n'ibintu reka nitahire Shumba uri imbwa mu bantu bose nabonye nabo sibyo ngareka mukingura ese uri nkoraho urashaka iki ndumiwe pe uwo muhungu mbonye noneho ni agahomamunwa umuntu aragenda akabimbwa neza Exhibitos. Narebe. Uvuye ku muhanda se? Mwana kwera icyo beshye. Ubu ngiye mve mu rugo nzo kureba nindangiza mu kure. Wambuze se ariko nari nje narebe. Ariko cyo koza mana yanjye Jackson na Rome. Niki se kutangaye? Mvuye hari ako gusora muri ghetto yawe. Uriya ni umugore wawe, ni mushiki wawe, ni Cyokoze wanyu mwararumbije reka mubwire mwararumbije ni cyokoze uri igihano cyo mwamuhereza kereka mumutuye muri toilette gusa Gogo iki? ese buri abantu te nawe we Kitse niba rundi nasize nge nasize sister mu rugo. Ura ni sister wawe Ura ni sister wawe mbega ura nanshekeje ungu umujinya narenzanye navuga ngo duhuye nakumenagura mwana akoze ibintu nkoreye wowe mwana sister wawe yashatse no kumfata ku ngufu Gogo iki? kumfata ku ngufu kandi njye urabizi ntabwo Abantu nkunda ibintu ibintu by'amabibi ya fake uri serious. urane mushiki wawe mwana n'ukuntu mwuzura mushiki wawe indaya mwana ni urane indaya ahubwo nabagabo bajya kuzana hejuru Gogo iki? cyangwa nawe azagufata ku ngufu nubwo muvukana kiri ubundi mwakagitaye muri wese kabisa kuko ukuntu ya baba we Waga reba mushiki wawe Hari ibintu ntago nakwemera ko ari mushiki wawe mbega umukobwa ese niki kidasanzwe cyabaye mana ahubwo uzamugenzura uriya muntu ashobora kuba nicuruza ni umuntu ugana nkawe bamufata ku ngufu ibyo bintu bibaho wowe ntabyo uko ubizi se njyewe uzi yuko njya nkunda gufata kujya buri mubebe wose mbonye ma urabizi njyewe yuko suzi ko mba nifitiye ibyana byanjye man njye ariko sister wawe ni ukuri kw'Imana yagerageje kumfata ku ngufu ambwira ngo ubu ngubu ngo nta kuntu ndimo ndamubona gute yigeze sexy yanyiyambarishijeho ubusa ni ukuri kw'Imana ahubwo ngira ngo nawe azagufata ku ngufu nushaka umwirinda uzi ibintu yarankoreye ariko wowe noneho niba uzi ko mbeshye genda urebe nudasanga yambaye ikariso y'umweru uzavuge ngo ndi idage yambaye ikariso y'umweru n'agateteye kingwe kingwe sikose zo yambaye ariko mane reka nkubwire ni ukwihangana nanjye sister yarananiye ariko aho bigeze ngiye kumufatira imyanzuro kuko ntago ngiye wapi kabisa ngeze ku rwo rwego gufata ku ngufu ariko reka nkubwire ngiye kumufatira umwanzuro niba ari uko bimeze ntabwo nzi ko bigeze ku rwo rwego njye reka nkubwire sister wawe nawe azagufata ku ngufu ngiye ko namubonye buretse ibintu mvuze si biba nawe atagufata ku ngufu ngiye Jackson nzaciye ko mutwe buretse kandi ndabikubwiye zaba ubireba umva mani byarabaye nanjye ejo bundi agerageza no kunyambara ubusa imbere numva birantangaza ndagerageza turanabishwanira wari waje kumusura nawe naje hano nzi kumusura nzi ko ari ku kazi nzi ko nyine nk'umuntu uzi icyamuzanye ariko mbonye imyitwarire atari myiza mani
Kamwihore. ariko buriya ngiye kubifatira imyanzuro ndaje mbibwire mu rugo ngiye kubibwira mu rugo tu Wabona nicuruza mwana kandi njye nushaka uzamugenzura ubimukure. Numvishe basigaye bamwita umunyonzikazi. Kamwihore. ngo Numvishe basigaye bamwita umunyonzikazi. Nimba rero anyonga ya magare ya ba Mico the Best njye ntago mbizi. Mbabarire. narumiwe none se komera ukaza mu mujyi yaje kwaka akazi ko mu rugo ibindi byaje gute Umunyonzikazi ubwo ntago wumva ngo azigare n'ahamanuka aranyonga. Ntago uba wabyumvisha ubwo ngubwo. Ubwo nta kintu wumvamo. akomane niwe bigeze kuri urwo rwego ndaje nkwereke Ibyo bindi Woze kujyara mu gasantere ubaze babajyama bose ngo umunyonzikazi muramuzi. Numva batakubwiye ngo umukobwa usa gutyo ukuntu maze bumve ko atari sister wawe. mwanika tubireke ugiye mu rugo ntarebe ndaza gushaka tuganire gato tuganire Ago tekereze ku munyonzikazi. saye bana Ya magare ya ba Mico the Best dore ya asigaye aramuje.